Yesu ashimwe nshuti z'Imana, ndabasuhuje mwese, ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2026, uzabahera umwaka mwiza, umwaka w'uburumbuke, umwaka wo kugubwa neza, umwaka wo kuzura umwuka wera, umwaka wo gukomera muri uru rugendo. Imana ibahe umugisha kandi ni ukuri bishimire kandi bagirire neza. Ndagushimiye rero wowe n'ubundi tubana iteka unkurikira. Imana iguha umugisha, ni ukuri iguha umugisha kunshyigikira, iguha umugisha kubana nanjye, iguha umugisha kuntega amatwi. Ntabwo biba byoroshye ariko Imana yo mu ijuru ni ikumpera umugisha. Muri uyu mwaka ndagusengeye ngo icyo wifuza Imana ikiguhe, kandi nawe Imana iguhe umuntu ukwitaho, iguhe umuntu ugutega amatwi nk'uko nawe ufata umwanya wawe ukantega amatwi. Imana iguha umugisha. Rero tugiye kurebera hamwe isengesho ryatuma Imana ikwiyereka. Ni gute Imana yakwiyereka? Imana yagiye yiyereka abatubanjirije batandukanye, ariko na n'uyu munsi iracyatwiyereka bene data. Reka rero turebere hamwe isengesho wasenga rigatuma Imana ikwiyereka. Hari isengesho umugaragu w'Imana Eliya yasenze, ararisenga kandi arisenga atabyitayeho, arisenga ntacyo yumva bivuze, abisenga ntacyo yumva bimaze, abisenga yumva ananiwe aremerewe, ariko Imana yo mu ijuru iramusubiza kandi yumva gusenga kwe. Eliya yari ananiwe kandi yari arushye, ariko Imana yo mu ijuru yumvise gusenga kwe atabyitayeho. Isengesho rero tugiye kurebera hamwe ryatuma Imana igusubiza ni isengesho rya Eliya, aho Eliya yasenze ari mu kaga, Eliya yasenze ari mu bibazo, Eliya yasenze adafite icyerekezo, Eliya yasenze yabuze aho ajya, Eliya yasenze yabuze ubuzima, Eliya yasenze yihaze, Eliya yasenze yananiwe, Eliya yasenze yarambiwe isi, yarambiwe ubuzima, arangije yisengera yisabira Imana gupfa. Ariko Imana ntabwo yigeze yemera ko Eliya apfa ava mu buzima. Hari isengesho umuntu asenga akarisenga rwose atabyitayeho, ariko Imana ikabyumva kandi ikabyitaho. Rero mwene data, ndakwifuriza nawe muri iki gihe cya none gusenga isengesho rigakora ku mutima w'Imana kandi Imana ikururuka. Isengesho rero reka turebere hamwe muri mu Bami ba mbere ibice 19 umurongo waho wa 4. Haravuga ngo ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa ati, Uwiteka ndarambiwe, icyabimara ni uko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sogokuruza. Hano yaravuze ngo ndarambiwe, yisabira gupfa, arambiwe kubaho, arambiwe ubuzima. Iri sengesho ryo kurambirwa ubuzima hari abantu barisenze, na Yobu yararisenze, isengesho ryo kurambirwa ubuzima. Hari igihe umuntu arambirwa ubuzima, hari igihe umuntu ananirwa. Mwene data, iri sengesho nariteguye, cyangwa se ndashaka kubwira umuntu urambiwe ubuzima yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ndashaka kubwira ubuzima bwawe wowe unaniwe yuko ni ukuri Imana yo mu ijuru, nubwo wowe ubuhazi uburambiwe, ariko Imana iracyabona ko imbere yawe haracyari igihe, haracyari iminsi, haracyari kubaho. Ngo nuko yiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho, aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze mu makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya, aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukoraho, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka, ararya, aranywa, iyo nda ayigenda iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumayo. Imana ishimwe. Hano Eliya yarananiwe, Eliya yararushye,
ariko ngo araryama yisabira gupfa. Marayika w'Imana amuzanira umutsima, amuzanira amazi, aranywa ararya, ariko n'ubundi ntibyashira. Arakomeza yumva ananiwe ubuzima, arakomeza yumva yararambiwe, arakomeza yibuka iyi minsi yagenze, igihe yabayeho, uko yabaye mu ntambara zidashira. N'ubundi arongera ariryamira yitegerereje gupfa. Ubuzima bwe yari yabushyize mu maboko nyine y'urupfu, ariko Imana yararebaga ikabona ko Eliya afite urugendo rurerure imbere ye. Wari uzi yuko Imana ireba ikabona ufite urugendo rurerure? Rero ubuzima bwawe ni ukuri ntabwo ari ubwo gupfa, si ubwo kuvaho. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka wo kugira ngo wongere ubeho, ni umwaka wo kugira ngo wongere ukomeze urugendo, ni umwaka wo kugira ngo wongere usubiremo imbaraga, ni umwaka wo kugira ngo wongere wambare imbaraga, ukomere nubwo ibibazo ari byinshi n'ubw'intambara, ariko ni umwaka wo gusubizamo imbaraga. Ongera rero urye kandi wambare, ugende ukomeze urugendo, usenge, wizere, ubane n'Imana. Ntabwo Imana yemera ko ubuzima bwawe bugarukira hano, hoya, urakomeza ubuzima kandi urakomeza ubeho. Rero Imana ikugirire neza, Imana ikurengere kandi Imana igutabare. Rero muri aka kanya uyu munsi tugiye gusenga isengesho. Hari isengesho Yesu yigishije abigishwa be, arababwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Hari aho yavuze ngo uduhe ibyo kurya by'umunsi, uduhe ifunguro ry'umunsi. Imana iguha ifunguro ry'umunsi, Imana iguha ifunguro ry'umunsi kugira ngo ukomeze urugendo rwawe. Imana iguha ifunguro ry'umunsi woye kunanirwa, Imana iguha ifunguro ry'umunsi woye gucogora mu izina rya Yesu. Nimba ucogoye Imana igusubizemo imbaraga, nimba ucogojwe n'ubuzima Imana iguha ibyo kurya yongere kwambika imbaraga. Reka dusenge Imana muri aka kanya. Iri ni isengesho ritegura umunsi wawe kugira ngo uyu munsi wawe ukugendekere neza kandi ukubere umunsi w'umugisha kandi ukubere umunsi wo gusubizwamo imbaraga. Uwiteka kwibuke, Uwiteka kumve kandi yumve gusenga kwawe uri mu kaga, uri mu bibazo. Rero mwene data, nimba uri mu kaga, nimba uri mu bibazo, iri sengesho rigusubizemo imbaraga. Ubone ko Eliya yaryamye ashaka gupfa, ariko Imana ibona ko adakwiye gupfa, akwiye gukomeza ubuzima akabaho. Rero nawe nubwo ubona waburambiwe, Imana ikeneye ko ukomeza ukabaho. Komeza ubeho, wongere ubeho kandi uramire kubaho, uramire kubona ibyiza, uramire kwinjira mu masezerano y'Imana, uramire kubona umugisha Imana yaguteguriye, uramire kubona imbabazi z'Imana, uramire kubona urukundo rw'Imana. Imana ikwiteho kandi Imana ikugirire neza mwene data. Komera rero kandi ushikame mu Mwami Yesu. Aragukunda, ntabwo yakwibagiwe, nta nubwo yakureka. Ari muri ijambo rivuga muri Yesaya ngo naho data na mama yandandeka, naho bakwibagirwa, naho imiryango yakureka, naho wagira uruzerero, naho waba nk'uko Eliya yarabayeho. Eliya yari arimo ahigwa hirya hino, barimo bamushakisha. Eliya abona ko nta cyerekezo, nta buzima, arangije Eliya yisabira gupfa, yisabira urupfu. Ariko Imana ibona ko Eliya agifite urugendo rurerure, Imana ibona ko Eliya agifite ibyo yagombaga gukora, Imana ibona ko Eliya agomba kugira ubuzima akabaho. Iramubwira ati nubwo wisabira gupfa, nubwo wiryama utegereza urupfu, ntabwo uri bupfa, ahubwo akira agacuma, akira umutsima wongere urye. Nawe rero wongere wakire umutsima, wongere wakire agacuma, wongere wakire izindi mbaraga, uramire kubaho. Uyu mwaka uzawubonemo ibyiza, umugisha ndetse n'amahoro mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ikomeye, Imana yera, muri iki gitondo cyiza turasenze. Uri Imana nziza. Eliya yarasenze yisabira gupfa, yarasenze, yari ari mu bibazo. Data mwiza asaba urupfu, ariko urupfu ntiyarubona, ahubwo abona kubaho, abona ubuzima. Natwe turasenze muri uyu munsi. Hari abantu benshi baremerewe n'ubuzima, baruhijwe n'ubuzima. Harimo abarwayi, imibiri yabo irabananije kandi irabarembeje. Harimo Uwiteka Imana abafite ubukene, harimo ababuze epfo na ruguru, harimo imfubyi, harimo n'abapfakazi, harimo n'abatagira shinge na rugero, harimo n'ababuze
icyerekezo. Abo bose bari mu kaga, Yesu ndakwinginze nk'uko wibutse Eliya ukamuzanira amazi yo kunywa, ukamuhereza umutsima wo kurya, ndasenze kugira ngo n'uyu mwene data nawe wongere umusubizemo imbaraga, yongere agire ikintu asubizwamo imbaraga, ijambo ryawe ryongere rimureme, ijambo ryawe ryongere rimusubizemo ibyiringiro, ijambo ryawe ryongere rimusubizemo kubaho, ijambo ryawe ryongere rimuteremo ibyiringiro byo kubaho kandi akomeze abeho mu izina rya Yesu. Mana naramire kubaho, abone ibyiza bamuteguriye, abone amasezerano ye. Mana muri uyu mwaka yinjire mu masezerano ye, ndahanurira ubuzima bwe ngo yinjire mu masezerano ye, ndahanurira ubuzima bwe ngo akomere, ndahanurira ubuzima bwe ngo asubizwemo imbaraga mu izina rya Yesu. Ngaho bana natwe mwami, dukoretse uyu mwaka tuzawuboneremo ishya ndetse n'ihirwe, umugisha tuzawuboneremo umutsima wo kurya, tuzawuboneremo umwambaro wo kwambara, tuzawuboneremo ibyo kurya, tuzawuboneremo amazi yo kunywa, tuzawuboneremo ibyo dukeneye, ibizatunga uyu mubiri tuzabibone muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Tuzagirirwa umugisha, tuzabone kubaho kwawe kandi uzaturinde gukorwa n'isoni, abashonji bose uzabagaburire, abatagira hepfo na ruguru, imfubyi n'abapfakazi, abari mu magereza atandukanye. Mana uzaduhe kubaho, uzaduhe kurya mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ukomeze ubane natwe kandi utugirire neza, tugusabye tukwizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha kandi rwose iguhe umutsima kandi iguhe amazi kugira ngo ukomeze urugendo. Iminsi 40 iracyagutegereje, iminsi imbere yawe iracyagutegereje. Rero ongera urye, wongere wambare imbaraga zo gukomeza kubaho kugira ngo Imana igaragaze gukomera kwayo ku buzima bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.